Umuhanzi atagahinda karakanyagwa, ahubwo nikica kagira mubi, kandi ngo gashira kandi ari bagara, ariko n'ubundi gashira bake. Muri abo bake rero njye sindimo, kuko njye karaka nigashira, ahubwo ubu ndeba ninjye ushira. Urahondi ndangwa n'amarira, ninjye mbusane y'amahirwe uko nivuga. Amahirwe yanjye ubanza ninyanda yareba neza ati n'uburyarya, ndacyumoso akanyura iburyo, ntaca iburyo akanyura ibumoso. Rimwe narasimbutse ngo ahavuye aterega ganza ujya uva ku bintu ayo wigira yose ntiwashyikira. Uko niko naganyiraga umubyeyi. Ati mwana wanjye reka agahinda wibabara ngo urengere, kuko ubu tuvugana ntarirarenga, kandi ntawe uvumiye itararenga. Ndabona itsinzi iri guca amarenga, rindira rero rizarenge, n'ibyanga uzabone kuyamanika. Ariko ubu none ni kare cyane, kandi nutivumbura bizaza. Urimo urashwa ngo nizere, ese amizero yanjye ashingire he? Ko nazimye ntarigeze naka, ngo mbone unakagure naka, nkabona abandi bana bo kwa runaka banyuraho baka, nanjye niyo ubwo njyaho kwaka nkagurumana, namara gushya nkataraka. Hojya Ibambe Gerard Inganzo, feri ya mbere no ku mubyeyi. Ni mama mwiza mama ukundwa, ati nuko kagira imana. Ningeze ku muhanda ndatangara, mbonye umwana wo kwa runaka herekejwe no kwa runaka, ndetse na runaka bajyanye, nuko numva ashatse kuba runaka. Umubyeyi ngo abyumva aratangara, andeba mu maso araseka cyane. Hashize akanya barimyoje, ndeba hirya mburaho nkwirwa, numva arateruye atayi. Ati ryo niryo rari mwana wanjye, ati se wabonye rurya rukweto? Ni si ibyo gusa na rirya kote n'irya fone nayikunze. Ubwo umubyeyi ababangukanye igitsura, ati mwana wanjye reka ubucucu, ubu se tugurishe hano dutuye ngo dukunde tukugurire iyo telefone? Ubu se tugurishe isine rukumbi ngo dukunde tukugurire ayo makote? Ati mwana wanjye wintera agahinda, ibyo byose rwose ni uguhinda, nudahinduka urahindana. Atari ku bundi wumva ute ko njye nkureba nkishisha? Ati mwana wanjye ubuto buroshya havu udashya, unyumve neza njye ndi nyoko, tutava wumvira nijeri. Nuko numva ngize agahinda, ati gira hino tuganire, fata ikaramu n'agakayi, wireba cyane ni Musana, agakaramu ni Beifa, abo ubanza batanaziza. Ati bifate ngibyo uko mbiguhaye, mu gitondo kandi uzinduke, winjire mu ishuri wicare, mwarimu naza umutege yombi, ibyo avuze byose wandike, nabikubaza kandi ubisubize, uwabibye hariya najya arumbya, ngaye nguko kuzaba nka runaka. Yari Gerard Inganzo y'amahoro. Amahoro bafana banjye, subscribe ni imbere cyane.